ejo bundi wavutse kuri nyoko uhinga agahingira amafaranga mukarya ruko yazanye ibijumba akazi bikanu byakebanye isa ari umufundo yanywera akayarangiza wibaza ubuzima bwawe uko buzagenda none aho ugeze ubasha guhemba umukozi ugutekera ukurerera abana ubasha kujya mu mujyi icyo si igitego twakora go Tony igitego limoni para aquí nta muntu wikirisha ukwiye kuzamuka aha dore igiteye agahinda ugera kwa muganga kahasanga abasilamu na za mivero z'ibyo kurya n'amabido y'ibyayi kahasanga abakarismatike buhagira abarwayi baba bazanye n'ibyo kurya naho twebwe abarokore dore aho twibereye mu bihuru kabishya leta y'u Rwanda yaraciye ubutayu urashaka amafaranga ngahe ndashaka miliyoni 10 Imana igira ite abantu bamuzi nibagire gutya nta musaruro wako ndabohoza ibihumbi 400 ndabohoza miliyoni 200 aya mafaranga afashe asabye ni makeya tumusabiye miliyari 200 akanyanga mu mutaranda kakuroga n'izina ya Yesu niyo yamukuraho igisuzuguro harimo inzu nziza harimo ubucuruzi ntabwo yakwibagirwa duhora dukubita nayo ku musozi abantu bakamucira mu maso niwe ntacyo biyakoze nijewe yazize umukiza agura umwana w'Imana je te jure agura umwana w'Imana kubekera Imana ngo uri umwana w'Imana mbere yuko dukomeza ndagira ngo ubanze wibuke gukora subscribe susi ko dufite gahunda yo kuzuza miliyoni y'abasore limoni para aquí yarakibirinduye akicara hejuru cyangwa nzova mujyane Sodoma limoni para aquí Usengera mapese priyende inaho nzaraswezguranira faza faka Wina impamvu ya mbere iruta izindi ituma abantu bajya kubana ni uguhuza ibitsina numva n'umutima mvuye ngo urankunda nyene indakira kwera asha ubaye wa mbere ku isi kweri ariko narenze ko uri umusore none burya uri umugore ceceka gasoma inguki reka nataho guha inyishu mwijoro mbyutse ndaguha inyishu kweri ndaguha inyishu
ugomba kubaha umugabo wawe. Ese Terezo uzahanganira Greta mu byiza no mu bibi? nakora amakosa nzamukosora. nzakudira nyine. Greta uzakwihanganira umugabo wawe mu byiza no mu bibi? Oya rwose pastor ari bitihanganira. Nkubuze tugeze mu rugo nkasanga agona. Reka da ntago nabyanganira. Nashaka kuntu muzi by'umunwa cyangwa se nkajya gusohoka nkagenda. Ngiye nshatse umugore yabananutse. Nta kindi. Ananutse ari na muremure. Tureshya cyangwa sumba. Nanone abantu bagufi ya wapi kabisa. Ntabwo nakubwiye ejo dukora ikiganiro ko nakubwiye ko abantu bareshya gutya basaguta bafite isura nk'iya bulldog. Wapi umuntu mugufi oya. Cyamusumbaho gatoye. Kamasha. Biriya nta kintu bivuze. Apfa ko afite mu mutwe. Amafaranga arashakwa kabisa. Ku mafaranga ndaruze bro. Koko mana yaje. Ega ntago muzi nawe tuba twaravuye. Zibagirwa ibi. Kandi amashuri je buriya mu bintu ntajya mpagaciro kabisa. Amashuri ntarimo ko abakire bose dufite n'abantu benshi batigeze. Aryo wagarukiye mu wakanga? Mu wa gatanu. Primaire. Madamu yagarukiye mu wakanga he? Ntabwo yigeze ejo no mu wa mbere. Nkunda Bikira Mariya n'ugiye gusenga. Neze mwisemera ndera. Muri make kuri Saint Valentin kuri we nta kivuze. Saint Valentin no gukunda Imana. Tukamenya ko buri wese ayitaba. Wajya Faisal warwarira Centre de Santé. Akano logique. D'accord, le contenu n'est pas le contenant. Umusa waramutse amakuru yawe meze neza ya uri mu kazi rero uri mu kazi ndagushimiye Akora Adamu yakoze amakosa yo kurya itunda nakore karirye Kiwerewere. Imana nayo yakoze amakosa yo kumugira umuheburayo. Iyo umugira umuzayirwa ntabwo akaba yarari itunda. Buriya Adamu yaba umuzayirwa akaba akiri muri Edeni kuko yari gutarya inzoka. Itunda karireka. Buriya Imana yarakotoye. Iyo umugira umuzayirwa yari kurya inzoka kareka itunda. Ubu nakaba ndi muri Edeni uyu munsi nanjye. Akanyanga mu mutaranda kapro. Koko iri jambo ntago ari ukubeshya simba beshe mwa bantu mwe. Ntabwo Imana yaguha byose. Kumutubwiye ko iguha ubutunzi nta mahoro. Yaguha ubwenge nta mafaranga. Yaguha ubwiza mu maso nta gatafari. Madafaka na buri fazafaka. Kagwa gatafari amatama byimbye. Uzacunge. Abo uzasanga bose afite imyumetso minini. Usanga bafite amabinga. Waba muremure ugaheta ibitugu. Waba mugufi ukabyimba impfundiko. Nge narumiwe iby'Imana byose ni yamfasha girimo na bombori. Kanyarenze. Keretse nyine ubaye nyine gusura umusenzi usenga uri muri Yesu cyane niho honyine wakira byose mu izina rya Yesu. Haleluya amen.
muri mu kazi Barafinda, uyu muntu mwicaranye se ni muntu ki? Ntago twe twabashije kumumenya. Birumvikana uyu muntu rero ureba ni umuntu nyamuntu, ni umuntu wakataraboneka. Uyu ni first lady. Rwose uyu nge nk'abandi perezida wa Ruda mu Rwanda hose. Nkiva nitwa Barafinda Sekikubo Fred, munyapolitike mwiza w'amahoro mu Rwanda hose, ariko nshingiye hano iwacu Kanombe mu murenge wa Nyarugunga, akagari k'Akamashashi mu mudugudu wa. Uyu mugabo we yacanzwe n'amasano maze bamujyana mu kigo cy'abarwayi bo mu mutwe. Aramubaza ati ese nkawe n'iki cyatumye bakuzana hano? Uwo murwayi ati ndakubwira. Yatangira ati nashatse umugore w'umusumbakazi, umugore usanzwe ufite umwana yabyaye ahandi, azana umwana w'umukobwa, bukeye data arongora uwo mukobwa. Ubwo umugore wanjye ababaye nyirabukwe wa data, kandi ari we sebukwe, nanjye mbambaye sebukwe wa data, nawe ababaye umukwe wanjye, wa mukobwa namushyingiye aba nyirabukwe wa nyina, na nyina hinduka umukazana w'umukwe we. Yarakomeje ati haciye umwaka wa mukobwa abyara umwana w'umuhungu, uwo mwana aba murumuna wanjye, aba n'umwuzukuru wanjye. Nanjye nza kubyara umwana w'umuhungu, wa mukobwa data yarongoye aba mushiki we kandi ari nyirakuru. Besha n'inkondo y'umura. Don't live long, ahubwo enjoy life. Cyo cyihutirwa. Buno buzima mufite muri iyi si n'ubutizanyo. Uwaguhaye ejo yanakwambura. Simbabeshye muranga nk'abagenzi. Mujye mu burya mucuranwa. Niyo mpamvu ndimo ndinywera akantu bita kavuguto papa. Agira ni nkugeza mbyaye ndagafuha. None se sha mugabana mwimbabe nababeshye ubu mutindi w'umukene n'umukire ufite amayetaje udahari ninde w'urutundi kweri muri iyi saha. Nezerwa uburye neza wishimye ni wonye amafaranga ijana yawe ugura agafilime urya ubuzima urumva. Niba ufite desa ugura agafilime urya ubuzima nk'usezera umeze nkaho ucuranwa. Akwiyamyama. Ubundi iby'iyi si urumva mumeze nk'abahawe n'umusazi, kandi umusazi ngo yaguhaye ugatinda arisubira urumva. Akwiyamye sha. Ewe bita amabuno mato yirinda gusura. Ntago mvuze ngo ni Imana, ntago ariyo mvuze mw'abantu mwe mutasangwa riri shyano, ntaganiraga ntanze ingero, ariko mujye murya ubuzima nk'abacuranwa basezera murya isi. Cyangwa wande nayo izakurye. Dore yo nta n'imbabazi, murabizi ko iby'isi kuturya byo ni shwadiru. Ayiwi dupfa kuri kose yasuza arisebya. Ikintu nasaba abakunzi banjye ni uko bajya bamfasha bakakora subscribe, bakadorodaninga ibintu mba nashizeho. Akanyanga mu mutaranda kakuro. Byiza cyane. Crash. Lemon para